Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Kubyara biranezeza iyo akenshi ubyaye umwana uri mu zabukuru. Uyu munsi turaza gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 21 kigizwe n'imirongo 34. Ahangaha naho Sara yabyaraga Isaka. Umurongo wa mbere, Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Umurongo wa kabiri, Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Umurongo wa gatatu, Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse uko Imana yamutegetse. Umurongo wa gatanu, Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati, Imana irancekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Umurongo wa karindwi ati, ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana ko mubyariye umuhungu ashaje? Tugeze ku mutwe w'amagambo uvuga uti Sara asendesha Hagari na Ishmael. Umurongo wa 8, umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Umurongo wa 9, Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi uwo yabyaranye na Aburahamu abaseka. 10 nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, sendu uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. 11 ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. 12 Imana ibwira Aburahamu ati, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe. Ibyo Sara kubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa. 13 kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. 14 Aburahamu azinduka kare kare yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abihagari abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda, avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. 15 yamvumba ishiramo amazi, arambika umwana wo munsi y'igihuru cyawo. 16 aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kure umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. 17 Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. 18 haguruka, byutsa umuhungu mufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. 19 Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba, ayaramiza umuhungu we. 20 nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura atura mu butayu aba umurashi. 21 aba mu butayu bw'i Parani, nyina amusabira umunyegiputakazi. Aburahamu n'Abimeleki barasezerana. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze babwira Aburahamu bati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. 23 nuko rero undahira Imana yuko utazandiganya cyangwa umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo neza nakugiriye ko uzayinyitura njyewe n'igihugu wasuhukiyemo. 24 Aburahamu aramusubiza ati, ndarahira. 25 Aburahamu azimuza Abimeleki kubyiriba, abagaragu ba Abimeleki bamunyaze. 26 Abimeleki aramusubiza ati, sinzi wakoze ibyo, nawe ntiwigeze kubimbwira, kandi sinigeze kubyumva keretse none. 27 Aburahamu azana intama n'inka abiha Abimeleki, bombi barasezerana. 28 Aburahamu arobanura abagazi b'intama 7 bo mu mukumbi we. 29 Abimeleki abaza Aburahamu ati, abo bagazi b'intama 7 urobanuye bisobanuye iki? 30 aramusubiza ati, abo bagazi b'intama uko 7 ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari ngiye wafukuye iryo riba. 31 nicyo cyatumye yitaho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. 32 nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. 33 Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri i Berisheba, yambarizaho izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. 34 Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Icyo cyari igice cya 21. Reka mbabwire ngo mugire umunsi mwiza.